turashize none ngwiki wowe urasambana ugasambana uri n'impumyi kumva napfuye amaso se ahubwo ko nacitse ubugabo ariko ubundi mu mwabaye muti ubu tuvuge ko ibyo bikoni iri kunkozaho inzara n'ubwa mbere yinyuzemo nagusanzwe uhanyura se nyine byumve ko ndi impumyi iyi nkoni yanjye iranyoba ikunyoboyeho kandi iyi nkoni niyo yinyisanzwe inyobora n'ubundi mbega inkoni ifite amaso ubu rero iyi nkoni iraje neza neza ikunyoboyeho mbega wamvaga ndi umutumbu ubu mfite igitsina ugize ngo igitoki ngiki ubundi uruzuye nduzuye cyane ntabwo ndi igice rwose ntabwo wuzuye ahubwo se vuga unyegera kugira ngo nukumva kumva ijwi wajyana ry'umukobwa neza nojya nkukoze inkoni kandi wanyegereye turashize none wayinkojeje hose ahubwo n'iki zirazamo ndanagukubita basi muri nkubwire basi bahanjwe ibyo wanjwe wa mumyiwe wanyegereye gashwingi ese uri umukobwa wapi ndo umugabo wambaye ijipo se indaya mbaye akasigera nkubwire he ubundi umuntu akwatse inkoni wawe none se oya umva nkubwire ngaho basi umva nkubwire ngageza basi umuntu wegera nkubwire none se umvishuye n'umukobwa suri we umukobwa ni hasi kugoraho nimba ashaka kuyoboza basi mujye mugerageza nimunabwira n'umuntu wakigoryi we ubwira abantu babana n'ubumuga mwabwiza ikinyabupfura nkaho uranshihaguye ntabwo uzirana nimba ngiye kuyoboza kwa runaka ahubwo iso nshihaguye wamare ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana nose uba ngiye kuyoboza basi urahanjyana wambwa ndakujyana se nzaho ugiye nyine nose wateze amatwi nk'abantu numve nimba nkujyana reka kunsa akusaba urubyiruko nimba uri n'urubyiruko sinabizi nimba uri n'umwana simbizi mwabaye muto mwagiye mu baba navuze ngo ntabwo mbizi nimba uri ariko uru rubyiruko niko nakumvise kuko nari nshinzwe ahubwo si uneza amatwi basi nkubwire icyayi cy'ingenzi ese nta kuntu wavuga utari kunkoraho si uburyo umuntu yakumva gute naba ngiye kubwira umuhungu cyangwa se kandi wenda ibyo nshaka kubwira bisaba ko haba hari umukobwa uri kumva ndi kuvuga nk'umuhungu ndi kuvuga nk'umugabo ndi umupapa ndi umusore ndi iki ndi kumva harimo akantu k'agasarare k'abasuruku indaya mbaya ahubwo ufite amabere nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata wese ntayifite akareka uzagenda ubwire mama wawe yakwereke nawe arayagira uri kumva kuba nishinze nka basi mba nkubwire iki ajya hano nkubwire ntucara mu rugo hariya nyine ndi gushaka umukobwa ugize ngo iki umukobwa cyose utashaka umudamu basi nyobora muri make ibyo nashatse kuvuga nyango uri umwana simbizi mbona n'umwana ibyo nashatse kuvuga wabimenya wanyobora ukangeza hafi yaho abantu baba bari umva bro uzi abakobwa bari muri iyi mihanda se ntabwo ushaka umukobwa umeze ntabwo ari ibyo mvuga ariko ndashaka bamwe nyine bamwe nawe urabyumva ase nimba burya ntabwo urimo simbizi nimba uri ushaka mama wanjye akusibe niba ikigana kandi nawe utangiye kumvuna mu mutwe ndi kuvuga ngo umuntu ndashaka umukobwa babakobwa bayigurisha ariko ubundi ujye wanesheje umutwe ntabwo wazi kujya bigurisha nese ubu bose ushobora kubatandukanya jewe ugiye nkakuzanira nyoko akusibe niba ikira ngo utangiye kuganira nabi nawe nuzi mama ndamuzi ijwi rye ndarizi n'uwo musize aryamye hariya mu rugo uze muzaniye mushiki wawe cyangwa akaraka nta mushiki wanjye ngira ahubwo se waba usanga cyangwa nawe uri umwe muri abo abadandaza amagara ariko nibyo nashatse kuvuga neza tujya mu magambo menshi ndi gushaka size nk'iyo yawe
ubwiye n'iki se kandi utareba Naba ntareba se n'inkoni yanjye nanga ireba. inkoni yawe sigira amaso Irayagira kuko igomba ari wowe mfite uburyo irebamo ariko si uri mu biki. irareba sigira amaso Cyane rwose kiramaso kuko yaba itareba ntabwo ibikunyoboye ariko kubera ko ireba ikunyoboyeho ahubwo se twagenda twajyayo azibyo navuze ntabwo wabyumvishe wivanga mu muntu hase ni kwisenda akusubira nga basi njyana hisete Narengize Imana ndakubona ubite bya Yesu uravaho ukagera niba iyi mumye ngiye kuyisenda iyihe seta se kandi ngashaka indaya shaka shize biki wowe urasambana ugasambana uri n'impumyi kumva napfuye amaso se ahubwo ko nacitse ubugabo ese kamaso ari yareba ubwo uraza guturika yo aho nyereka icyo nurubika none ibintu ntiyamtewe bizo kubimbaza ubundi ko numva ajya mbashyitse cyangwa ko numfite ibintu by'intunze ajya n'utwa turi kumwe ari he He fucked up. mba wanzanye cyangwa nawe ari muri we mwari ugiye kunyereka uyu mukobwa nawe mbona atahereza mwakivuganira undi se koma n'iki ngiki ari impumyi ugira ngo ayace sinayarya ayanjye nanashyushye rero ahubwo se mu gihe tugende nyine mukiriya akusingiza biri mbabwire ninde se muhamagaye kandi ninde muhamagaye gatatu wahamagara karibu kiriya Jesus is Lord. indaya mbaya nabwiye ko ndi umuhungu uri umuhungu kanumve ko nabyara oya ariko nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata nangaye akase ko namubere mbere ntiyafite umunsi tutareba undi wabibona ikikonya nyine amabere ntabifite nawe ntose ndi kukumva umuntu nyakumvisha ufite kanumve ko ufite ibintu oya ndi mu minsi yanjye mbere ntabwo nshaka kumura urimo mu minsi mibi ase buri minsi urashaka icyo uvuga ase ubundi abanzanye bo bari he muvugane none sinumva none se ko numva ari mu minsi mibi oya nyine ari kukubwira muvugane nyine muvugane neza ubundi mugende nangaye muvugane wamwe ibihumbi 8,500 ako ni ukurarana oya ntabwo menda ahubwo ni za sayizi It was at this moment. yo akumana yanjye uzi ko yashyuka uno mu kanyago washyuka umunya nashyuka nyine nabishatse nyine tugire aho tugende tubirangiza gusa amafaranga nawe ni menshi rwose none uko ubizi ngewe uko ubizi njye ahantu ko ndi impumyi ntabwo wera gusabiriza se ntabwo bayaguha akajya nagaruka nyine ntabwo nsabiriza uyakura hehe turarana ariko mbese Ugize ngo iki? kurarana wapi kurarana ubwo ngubwo urama 15 kenzi Jesus. inkoko yose ariko uragira ngo mbikorere ahangaha naho ushatse twabirangiza ukankubitiraho nkigendera uri seriyese ndi seriye Are you sure, Emmanuel? yo ese koko burya uri n'impumyi ndimo ko gusa wambaye kajilbabu keza uzi ko cyakireba niko we musore wa musore umushenzo n'uru mungu sha none ngicubuti kandi nandi kumwe n'abakobwa amabyibu bose wanyagira ninzi ko ngiye kweba kwibira mushenzo amafaranga se amabyibu Jesus. asa ni n'ubuhungu sha ndi kumwe n'abakobwa ndi kujya mpingere kimwe nyijyane nibuje witambe akase ngufite ubu nzi ngo ngiye kujya bose bakarya amabyi cyangwa zamuye nimbwa ubona kabereye buyagari Jesus is Lord. reba mbese sha baba basanga utaguturutse inkoni y'umutwe wowe mfite ubushobozi nuko nambaraga ngira nimwe guhita nkukubita vavu Wambwa. umva sinshaka no kumenya mbere waje cyangwa utankwaza amabyi we nibereye kumwe n'abakobwa sha ukuntu cyari byiza shisha none karago kari kanyegereye sha kari keza waruntu naciye hano numva ukuntu kwivugisha ngo uri gushaka inda mpita njyana nkubitamo ibyo mbonye nzi ngongeye kukujya amafaranga kuko namaze kumenya kurimo none kumbi ntunareba urakanura
mana yanjye umushinga mbujije ibyana sha n'uburyo byari binjire uko arimo kimwe cyiza karakinzobe ko ku ruhande sha kari gahagaze hera ko afite inyogoye sinarebaga gusa nta kundi. It was at this moment that he knew. He fucked up.